itumva ijwi ry'abagombozi. Reka dusenge. Data w'aho dukunda twese turagushimira, izina ryawe rihimbazwe. Turacyari imbere yawe ngo twumvuga, urakoze kuko uteranye natwe. Vugutira ijambo ryawe kandi umwari w'umuhanga n'umwuka w'Imana ari twumvishe mu izina rya Yesu. Umunyacyaha n'inzoka y'ingoma itumva ijwi ry'abagombozi. Ngaho fata Bibiliya yawe iri jambo uza kuryumva irumvikana inyuma hariya murahari uzakora ikiganza turebe. Umunyacyaha ni nk'inzoka y'ingoma itumva ijwi ry'abagombozi. Zaburi ya 58, Zaburi ya 58 turasoma umurongo wa 4 tugere ku murongo waho wa 6. Abanyacyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuga kwabo. Iyo bavuze uwo mwanya baribagiza bakabeshya. Ubusaga bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yishyura amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Ntashyizeho ubusobanuro bwinshi. Uku ni ko umunyabyaha ateye. Gukira k'umunyabyaha biragoye kandi byasabye Imana ikiguzi gikomeye. Byasabye ko umugombozi uturutse mu ijuru ari ushobora kugombora uyu munyabyaha. Turasabye ngo iyo wakuze wayirangiza kandi ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'ingoma y'igipfamatwi itumva ijwi ry'abagombozi. Kandi turasabye ngo naho bagomboresha iki ubwenge bwinshi. Pawulo mu Baroma yasobanuye iby'umunyacyaha ngo biteye ubwoba. Mu Baroma 3, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abanyaroma cya 3 umurongo waho wa 10 haranditse hati nk'uko byanditswe ngo nta gukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bahindutse ibigwari, ntabwo byiza n'umwe. Umuhogo wabo ni ibirangaye, bariganisha indimi zabo, ubusaga bw'inzira mu kanwa kabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo ari, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaso, kurimbuka n'umwabo biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro barakayimenya, kubaha Imana ni kuri imbere yabo.
murakurikiye Paulo yandikiye Abefeso ijambo rikomeye ryango mutega amatwi. Yandikiye mu rwandiko rwandikiye Abefeso igice cya 2 aho mushiki wacu yasomye cya 2 turahera ku murongo wa mbere. Umunyabyaha nk'uyu wasoma twumvise muri Zaburi 58 tubonye mu rwandiko yandikiye Abaroma umasa kuriya ibirenge bye byihutira kuvusha amaraso amagambo ye ari mu mabi yasogota. Bene uyu munyabyaha yarapfuye yarapfuye. Abefeso igice cya 2 namwe Yesu namwe yagenze mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Namwe yagenze mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'iki ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere ariwo mu gukorera mu batumvi. Kandi natwe twese twahose muri bo dukurikiza ibyo kamere yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira kandi tugakabukira yacu kugira umujinya nk'abantu bose. Ndahagarara aha ngaha nifuza kuhatinda gato kandi tugakabukira hane mwongere muzirikane isomo twasomye bwa mbere ngo iyo bavutse bagenza bate. Noneho tubabaza tuganire ureba iyo umuntu avutse aba ari mubi ababyemera ndabafashe ntabwo wowe ku muntu iyo avutse aba ari mubi wowe kugenda. None se Bibiliya yatubwiye iki? Iyo avutse uwo mwanya ageza kandi Pawulo mu Befeso rwandiko rw'Abefeso kandi kubw'akavukire y'abandi twaba kugira umujinya nk'abandi bangana iki. Niho ndabaza ikibazo muri uyu mwanya kibaza ngo iyo umuntu avutse aba ari mubi kandi babyemera kandi umunsi umwe aho namenyeye neza ko umuntu wavutse ari mubi umwana wacu wa kabiri ari umwana muto iwacu ni ahantu hakonje cyane. Nyina yaramufashe ngo amuheke imbeho ye kugwa nabi abona ari byo biri bumugwa neza. Uyu mwana yumva ntabishaka. Igihe nyina yamuhekaga yamuriye amenyo mu mugongo numvise nyina avuza induru nari mu ruga nari mu cyumba muri salo aho ngaho niho yicaye kandi mama we yari mu gikoni numva yavuza induru nihutira gutabara ndamubaza ngo wahe iki ati umwana arandiye kandi arambabaje. Naratekereje naramubwiye ngo Paul ihangane ariko ntekereza wowe umunyabyaha iyo bavutse bariyo bageze murahari. Ntekereza wowe umunyabyaha madamu ari gushishira mu mugongo kandi yibwira ko ariho amugirira neza byarabaga cyane ariko natekerezaga ngo uyu mwana yabitojwe nande
mu bushakashatsi bwanjye nasanze yarabikomoye muri njye. Kandi mubana kubitekereza neza, nanjye nasanze narabikomeye muri data. Kandi data narabikomoye muri se. Wowe warabikomoye. Muraho. Wowe komoye. Iyo navutse agenda. Kandi twasomye ngo kubwako mukira abandi. Uwo mwana yabikuye. Ari ubwo icyaha ndakigiye iwanjye gusa nawe witegereje neza wasanga iwanyu kiriyo. Yego. Umuherezi we yamara guhaga akarya amenyo. Yego. Yabitojwe nande? Ubundi nakubaza wowe usa nande? Uri mwene nde wowe? Muraho? Muraho? Zaburi ya 51 ku murongo waho wa 7 handitse ati Pawulo ati dore naramanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yabyanye. Muracyabihakana ko umuntu avuga ari mubi? Dawidi ati dore nagezane naramanywe kugenda mu byaha nimo mama yabyanye. Kandi umuntu avutse ariyo yagize. Uryo umuntu avuka hatagiye ku kibi. Ariko ngiye kubabaza. Uyu muntu umeze nk'inzoka y'imboma n'itumbi ry'ababogozi uvuka akiyobagiza kandi umuhogo ugasohora ibigambo bibishye n'ibirenge bye bikihutira kuvusha amaraso kuko abisomye mu ijambo ry'Imana. Uyu muntu yakira bigakunda. Murongo wa mbere w'uyu murongo dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso uranditse ngo namwera abazungu. Mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ibyo mwagenderaga mu kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza umwami utegeka ikirere ariwo mugukorera mubatumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukora ibyo kamere yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirwa umujinya nk'abandi. Murongo wa 4 mushiki wacu yasomye haranditse ngo ariko Imana. Haleluya. Ariko Imana. Ariko iki? Kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Iri jambo muri tapfune neza umwuka w'Imana byigisha. Ariko iki? Nubwo byari bimeze kuri uko twariho, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko birangiza bigenda bite? Ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Ariko Imana ariko iki? Ko ari umutunzi w'iki? Yaduhinduranye bazima nande? Nuko ituzurana nande? Ariko kanamabwira ibintu byiza. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana yatuzuranye na Kristo gusa, ahubwo imaze kutuzurana nawe itwicaranye nawe. Kandi ntabwo ari mu isi mu buryo bw'umwuka. Icyaha cyatugize kuriya kageze ko kidushyira ikuzimu, ubuntu bwa Kristo bwaratuzuye. Haleluya. Uyu munyabyaha tubonye kwasi ubuntu bwa Kristo bwamusura, kandi bimusura gusa ukamwicaranya n'Imana. Haleluya.
reka basangiza amakuru y'umuhanuzi Ezekiyeli. Ibyo byarantangaje, Imana imuhiye byanyeretse ko burya kugera kure cyane kugeza ubwo icyaha kitwica ubundi bw'Imana butuzura. Ezekiyeli 37 handitse iki? Ntabwo basoma mwandike, murahasomera imuhira. Ezekiyeli 37 urasoma wewe ku murongo wa mbere havuga iki? Ezekiyeli 37 iyakwa y'amagufa agenda yumye. Imana yahamagaye umuhanuzi imujyana mu kibaya kigali, imwereka ikibaya cyuzuye amagufa yumye kandi yumye rwose. Nta gufa ryari ku mubiri, yari yarashangutse yose, yari yaratatanye anyanyagiye muri icyo kibaya. Imana imuha ikizamini gikomeye, iramubwira ngo Ezekiyeli aya magufa yumye yakongera kubaho. Ezekiyeli arasubiza ati Mana ni wowe ugenda ute, ni wowe wize, ni wowe ntabyozi. Imana iramubwira iti hanurira amagufa agenda ati yongere abeho. Sashi ababwiriza muraho, ababwiriza muraho, ababwiriza barihera. Yesu ashimwe. Abaririmbyi muri hano korali zombi mwaturirimbiye baririmbye neza, Imana ibahe umugisha. Uwabatuma mu kibaya kuririmbira amagufa yumye mwajyayo mutareba hano. Yesu ashimwe. Mwarimbira amagufa yumye amagufa. Ezekiyeli yabwirije amagufa yumye, ye arabwiriza aravuga ati yemwe mwa magufa mwe, Uwiteka aravuze ngo nimwongere mubeho. Ariko Martin, iki kibwirizwa wagitangirira he? Yemwe mwa magufa mwe, Uwiteka aravuze ngo mwongere mubeho. Arabwiriza akibwiriza abona igufa risanze irindi gufa ryabyo, abona amagufa atangiye guterana, akomeza kubwiriza, agiye kubona abana amagufa anyanyagiye, abona amagufa yegeranye, akomeza kubwiriza, abona hejuru y'amagufa hamezeho imitsi, akomeje kubwiriza, abona hejuru y'imitsi hamezeho inyama, akomeje kubwiriza, abona hejuru y'inyama hejuru abana amagufa yumye bahinduka ibirango. Yesu ashimwe. Ubundi wowe uri iki? Hano batareba hano. Yesu ashimwe. Abana amagufa yumye bahindutse ibirango, yari intambwe itewe cyangwa ikibwirizwa cya Ezekiyeli kiba kirangiriye aho. Abari amagufa yumye bahindutse ibirango, Imana iramubwira iti rero Ezekiyeli nta kintu ishobora gukora wowe, ahubwo rekera iburasirazuba uhanurire umuyaga uze uhuye muri iyi mirambo maze ibone kubaho. Ezekiyeli yahindukiriye iki? Ibi bivuze iki? Nubwo umubwiriza yaba azi kubwiriza ate, akamenya gutondekanya ibihamya, akagira imvugo nziza ikurura abantu, hatabaye umwuka w'Imana uwuha mu mirambo nta n'umwe ushobora gukira. Imana ihimbazwe. Ndasaba Imana ngo muri ibi byumweru ukora ibi, uhereye umwanya duhagazemo, umwuka w'Imana azahuwe mu mitima yacu. Imitima yacu yabaye nk'amagufa yumye, imitima yacu yabaye nk'imirama irambaraye. Ndasaba Imana ngo Imana izahuwe mu bugingo bwacu. Haleluya. Ezekiyeli yahanurira umuyaga, umuyaga uturuka iburasirazuba urahuha, agiye kubona abona bari imirambo bahindutse abantu bazima, bahagarara bari ku maguru yabo, agiye kubona abakozi bari gukora amatsinda, abona bariyegeranije. Iyi ni imvugo Ezekiyeli yari ahawe, ariho yari yeretswe nk'amagufa yumye, bari ubwoko bw'Imana
yacu baje ya 31 amagambo nshaka gusoma muyumve neza. Haranditse ngo iri ni itorero ry'Imana ryateganirijwe kunesha mu cyubahiro cyinshi uko rero ryahanzwe n'ijuru. Ibyiciro byaryo ni inziga ku zindi nziga zihujwe neza, nyamara ntibyaba byuzuye cyangwa bihamye hatarimo umwuka mu nziga utanga imbaraga n'umusaruro wihuse. Izi nziga zigizwe n'abagabo n'abagore. Imana ibatiza abagabo n'abagore aho kubatiza amatorero, kandi abantu ntibakira imbaraga y'umwuka, abantu ntibakira imbaraga z'umwuka mu mibereho yabo. Nibwo itorero rifite imikoranire myiza rizategutsa gusangira umuhamagaro waryo. Ibi bikorwa bigerwaho bihereye ku muntu ku giti cye mbere y'uko bigerwaho hamwe nk'ihuriro ry'abizera. Mbere ukuntu ari ngombwa rero ko tubona ko dukeneye ibyo Imana itanga. Dukeneye iki? Niba mwumvise neza amagambo akomeye cyane, mwumve neza, subira muri amagambo. Imana ibatiza abagabo n'iki? Aho kubatiza amatorero. Imana irashaka kubatiza umuntu ku giti cye. Imana irashaka kuzura umuntu ku giti cye. Imana irashaka kwimbara ku giti cyawe. Ntabwo Imana ishaka kugukiza muri rusange, irashaka kukugendera wowe wenyine ku giti cyawe. Paje 31. Nta kintu Satani atinya cyane mu kubona abantu b'Imana basimura inzira bagakuraho inzitizi zose kugira ngo umwami asuke umwuka we ku itorero ricitse intege n'iteraniro riticuza. Iyaba Satani yabishoboraga ntihazongera kubaho irindi kanguka, ryaba rinini cyangwa ritoya, kugeza ku mperuka. Ariko ntituyobowe imitego ye, birashobora kurwanya imbaraga ze. Iyo umwuka w'Imana ahawe umwanya, umugisha uraza. Haleluya. Umwuka w'Imana yahuje mu mirambo yari yambaraye mu kibaya iba misima. Imana ihabwa icyubahiro. Ndasomye ngo iyo umwuka w'Imana ahawe umwanya, umugisha ugenda ute? Abari abapfu bakababaza. Nibwo Satani aba atagishoboye gukomeza kubuza imigisha gusesekara ku bwoko bw'Imana, nk'uko adashobora gukinga amadirishya yo mu ijuru ngo abuze imvura kugwa mu isi. Abakiranirwa n'abadayimoni ntibashobora gukumira umurimo w'Imana cyangwa ngo akingiranire amateraniro y'ubwoko bw'Imana hatari Imana igihe bayishaka. Ntashobora Satani. N'abari amagufa yumye bagenje bate? Babayeho. Uyu umbe neza. Igihe bayishaka bakihana ndetse bakaziruka ibyaha byabo bafite imitima yitanga kandi imeretse, kandi kubwo kwizera bakishyuza amasezerano y'Imana. Ikigeragezo cyose, imbaraga zose zirwanya, zaba izigaragara cyangwa izibanga, zishobora kuneshwa rwose. Si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Yesu ashimwe. Mwerekereza ku musozo. Uyu munyabyaha wibagiza akavuka ari mubi, ndetse amagambo yarishe, ndetse ameze nk'ubusabe bw'inzoka, yemeye itumbirijwe ry'abagombozi. Hari uyu munyabyaha usanga yakira. Yasaba Imana ngo muri ibi byumweru ko ari bibiri ijambo ry'Imana rizadukiza. Nababwiye abatwaye kumwe nimugoroba ngo naje namwe musahaze. Imana izabazana aha hantu ngo njye namwe ijuru rizadukiza njye. Dore ibanga ryo gutsinda. Ndibabwire soza. Paji 50 y'iki gitabo cyitwa Kristo gukiranuka kwacu.
mbega ijambo ryanejeje igihe umwana w'Imana yatambiwe i Karuvali, igihe umwana w'Imana yatambiwe i Karuvali, humvikanye inzogera z'urupfu rwa Satani. Aba bantu barahari nabo bagiye. Nongera subira muri iri jambo. Igihe umwana w'Imana yatambiwe i Karuvali, humvikanye inzogera z'urupfu rwa nde? Kubw'iyo mpamvu rero niba amagambo akomeye erereza Yesu imbere y'abantu, minjagira ku nkomanizo z'imiryango amaraso ya ntama w'Imana, minjagira ku nkomanizo z'imiryango amaraso ya ntama i Karuvali, bityo uzaba utekanye. Haleluya. Reka muri aya mama y'ihangu Yesu atuzure. Nubwo icyaha cyatugejeje kure tugahinduka abagome ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo twawanirwa n'inzoka y'imboga itumva ijwi ry'abagombozi, nubwo icyaha cyatwishe tukamera nk'amagufa yumye, ijambo ry'Imana rishoboye kutuzura. Reka njye namwe ijambo ry'Imana rituzure muri aya mama, kandi umwuka w'Imana w'umuhanga uzi kwigisha kurenza jyewe James atwigishe mu izina rya Yesu. Nashuje Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abagirire neza, kandi njye namwe Imana igire kwihana. Mbese ni bangahe umwuka w'Imana yongoreye akababwira ko bapfuye, akababwira yuko babaye babi cyane, n'ibyo basohora mu minwa yabo bimeze nk'iby'inzoka yo mu mitumbi y'abagombozi, ariko bakaba bafite ibyiringiro mu mitima yabo yuko uko amapfa yumye yongeye kubaho, kubw'imbabazi z'Imana ikongera ikatuzura ikatwicaranya nayo. Ni bangahe twizeye imbabazi kandi turashaka gusiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango yacu? Ni bangahe babyifuza batyo? Uzamure cyane. Uwiteka ahira kwitanga kanyu kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Ngamwiriweho naho mu kanya asanga murakoze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.